umwuka muziranenge ngwino mazi amara inyota soko idakamizira ikizingura umuhozi duhora irukanga ngwino susurutse imitima yacu bugurura imitima ikonje mwuka w'imbaraga shyira ububasha mu mitima yabawe ngwino ishuri ibyo twibwira uduhe ubugingo bushya tutagufite twabaho ngwino tumara inyota mugabye ubugingo manuka turagukeneye turakwiragije mwami mwiza ni wowe uduha kunesha kirisha umuriro wawe imyanda ubonye mwuka wera wo mu ijuru ngwino turakwinginze usanga imitima ikwifuza ngwino twatse twakugurura icyo cyotero ngwino twibutse impungano tumenyesha ubwiru bw'uwo mwami tureke kwitotomba ibyo tutazatatira icyo gihango umuriro tuvume uvinye mwiza ni wowe twahawe Yesu mwami mwuka wera udukunda ni wowe mufashe dufasha kurinda agakiza twahawe ugurura imitima ikonje yakihinde twihindire mu ruhimbi duhimbe duhange tuzaseruka n'ishimwe nk'imvuka ari wowe wari intwari ongera inziga mu ngumba twuzuruze iyo ngumba uko umugumba avumbura imizinga tuvumbike tutavumbitse ni wowe zingiro rya twese ngwino tumara inyota mwuga by'ubugingo ku mucyo wawe kuko ni wowe umurika hatabona turitorero rimwe muri Kristo Yesu manuka dusimbuze ineza inzangano uca intambara uca ingeso muri twe duhembura amaso ahezeyo kuko amasega amaraho intama erega hadutse abatakwitayeho umva gusenga kwanjye mwami mwiza subiza intege mu bugingo turagusaba impano imwe gusa y'urukundo rwa Kristo urukundo ntirugira ishyari urukundo rugira neza kandi urukundo ntirwirari nkundira nkuvuge muvunyi mwiza ngwino tweze twera imbuto zikwiriye abejejwe twejwe n'amaraso ya Kristo yemeye kweswa Yesu imihigo yaje mube ntibamumenya aho gushinjagirana isheje atambagirana ishavu n'agahinda aravumwa arakubitwa aratuka yambika ikamba ry'amahwa ku mutwe yambika ikamba arapfa arahambwa amanuka agikuzimu satani akubita agatwenge ati yemwe niwikurayo ndarora yahamanukanye twaratsinda bakunzi ba Shalom TV tubashuje mu izina rya Yesu Kristo tubifurije ikaze tubifurije amahoro y'Imana kandi tubifurije kugubwa neza no guhirwa mu byo mukora byose n'imirimo yose mwerekejeho amaboko Imana igi ibahira ngiye muri kumva ni Theodore Ntirenganya hangaha ni kuri Shalom TV ducishaho ijambo ry'Imana tugacishaho ubuhamya ndetse tugacishaho n'ibindi bintu bivuga ku Mana ko ni televiziyo yiyobokamana tubashuje mu izina rya Yesu rero abari mu mpande enye z'isi cyane cyane mu gihugu cyacu Afurika Aziya Burayi na Oceania ndetse ni muri Amerika ku bantu bose bakurikira iyi YouTube channel turashuje mu izina rya Yesu turahangaha rero nkuko dusanzwe tubahamagarira abantu bafite ibintu Imana yashyize muri bo kandi bifuza kugeza ku bantu ni muri ubwo buryo turahangaha turi kumwe hano n'umubyeyi ukeye umubyeyi umeze neza reka tumuhe ikaze atangire ababwira amazina ye naho yaturutse kugira ngo tumwakire mu izina rya Yesu kare bwira baguteze amatwi bene data dusangiye ukwizera mbanje kubasuhuza muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti yewe nitwa Mukakinani Trifoniya naturutse mu itorero ADPR Kicukiro Maria Kurisheri naje rero nje kuvuga ineza Imana yangiriye nje kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye kuko nari maze igihe kirekire cyane narahuye n'uburwayi sinsinzire ariko Imana yaje kungenderera ingirira neza iraza inkiza ubwo burwayi irambwira iti baho none ubu rero nje gushima Imana ibyo yankoreye mbwira bose n'unyumva wese amenye ko Imana ari Imana kandi tugera aho tutigerera ikadukorera ibyo tutikorera mbese Imana ni Imana nyamana kuko nuyisenga uciye bugufi yerekejeho umutima izakugirira neza Imana yagombugisha kuba witamiriye ubutumire kandi abantu benshi cyane baguteza amatwi bagukurikira barifuza kumva ibyiza Imana yashyize muri wowe reka dusenga Imana ariko tubuza kuri subscribe ku banyawaje bwa mbere kuri subscribe no kugira ngo bigaro byose badushyiraho bijye bita bibageraho ako kanya
kora share rero kugira ngo mudufashe kwamamaza imirimo y'Imana yakoze. Nawe twumva hari iby'Imana gukoreye waduhamagara tukaguha ikazi ahangaha kuri Shalom TV. Imana rero niguha umugisha. Reka dusabe mama wacu asenga Imana kugira ngo ahita akomeza kutugezaho iby'Imana ashyize muri we. Karibu sengera baguteze amatwi. Urakoze data mwiza wo mu ijuru, urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze kuko wemeye ko tuza ahangaha data guza mwiza. Nukuri waravuze ngo uzasaba zahabu komanza kingurirwe. Ubu ndi imbere yawe rero mwami mwiza, ndi imbere yawe ngushima kandi nguhimbaza, ndi imbere yawe ngusaba kubana nanjye nyaguhora ku ngoma, unkomereshe inkomezi zawe, mbane nawe muri uyu murimo ngiye gukora, mwibi ngiye kuvuga nyaguhora ku ngoma, maze bari we wivugira kuko nta kintu ashobora ntari kumwe nawe. Nukuri data mwiza wo mu ijuru, bigusabye nizeye kandi ngushimiye yuko nagendanye nawe ukanje imbere nkakujya inyuma, nashinguye ibirenge aho washinguye ibirenge ntashinze ibyanjye, noneho nkaba ngeze ahangaha amahoro, abasanze nawe usanze ari amahoro, izina ryawe rihimbazwe. Kandi mwami mwiza, ngiye kuvuga bari we wivugira, ngenda tuje we ntutuze, byose wiko ushaka ntiwuko ushaka, mu izina ryawe ngera rya Yesu. Mpagaze nshima umwami wambokoye, nshimira rugira wangiriye ubuntu, yohereje umwana we yari Imana aza mu buntu ngo aze kubana na mwene muntu. Yesu mwami wanjye, reka ngushimire urabikuye, mvuga ubuntu n'imbabazi zawe, mvuga urukundo n'impuhwe zawe, mbire bose aho wankuye kubyinkorera birandeza. Igihe nari narazimiriye mu ishyamba, mvuga ibyo nshaka muri ibyo nshaka, ninezeza uko mbishaka, warabirebye birakubabaza. Igihe narenga guhinguka ukampamagara nkakurindira, utigaruka ntama yanjye n'ukuri ndacyagushaka uri mwe muze mu mukumbi wawe. Nari ndenga ngo nari usize usigana usiza nusayura muri iyo sawe y'ibyaha, unshubiriza umurabu ndinda umuhengeri, ucira inzira ndatambuka, nkubita ibitugu ukiri umugongo, utigaruka mwana wanjye n'ukuri ndacyagukunda urimo mubona ko y'amaraso yanjye. Wankunze noroheje nciye bugufi nshikanye, ucubiriza umurabu ndinda umuhengeri, ucubiriza umuhengeri. Data mwiza wo mu ijuru, kuba ngeze ahangaha ni kubwawe simba naribagiranye, wangize inkota yanyabanyaga umutima, ngiye inkongi y'umuriro ubwo nahoraga naka umubiri wose, inkozi kara ku maso mbona ibitotsi ndasinzira, ubwo naraga irondo nta buzamu nahawe. Ndijize rero mu mutwe wanjye, ubwo nahoraga sindara ntanyoye, mwami Yesu n'ibyo ndabigushimiye. Reka ngushimire urabikuye, mvuga ubuntu n'imbabazi zawe, mvuga urukundo n'impuhwe zawe, mbwire bose aho wankuye, kuko gushimira nta soni bintera. Uri umushumba umenya izo uragiye, nturobanura ku butoni, umenya abakomeye n'aboroheje, nturebe indeshyo n'igihagararo, nturebe uburanga nk'uko abisi babigenza. Shimwa mwami Yesu n'izitagira imirizo ngo ntuzikomere isazi. Yohana ibice 3:16, kuko Imana yakunze abari mw'isi, tinda amahoro mbahaye amahoro yanjye, nimwakira amahoro yanjye. Abisi bo barayanze batahubwo akiri igitugu umusaraba. Yesu mwami wanjye, uwo musaraba bagukoreye wikoreye ibyaha byanjye, ugenda urwaguza inzira yose, ugenda mbere kunyagira inzira zose, ibyo yabikurenga umubiri wose, ihora y'amaraso izo nzira zose. Inkota yahuranye umutima wawe, urwara urukundo nkunda, ibyari ubuvumo n'ukumaze ubusimbuzi bwiza by'ijuru. Yesu mwami wanjye, uwo musaraba wawe ngenda gushima kandi ndawemera rwose. Niho wanturiye imitwaro, niho wankuyeho izo ngoyi zose, warabambwe ndabambuka, nari imbohe ndabohoka, umusigaye mba mu murima wawe. Data ubishatse nakora icyo ushaka. Bene data dusangiye ukwizera, ibendera twahawe ni umusaraba, inkota ityaye ni ijambo ry'Imana, ingofero ni agakiza ke, umwiko ni ukuri kwe, inkweto ni amahoro ye, nibyo bidukingiriye twizeye. Izina rya Yesu. Mbese umwami wanjye, waravuze uti uzasaba zahabwa, uko manza kingurirwe ndagusaba. Yesu umwami wanjye, waravuze atakira mwana wanjye, ingabo nguhaye niyo kwizera, wemere kandi wizere. Abaheburayo 11:1. Abaheburayo 11:1. Wizere rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba, nibyo biduhamiriza ko tuzaba. Wampaye inkota yawe ngo njye senga sabe n'irindi, njye senga sabe n'irindi. Iyo Satani anteye nterwa mvuga izina rya Yesu, Satani agatangira kuraja, agatangira kumwaramwara, ati nguwo wa mugabo ukomeye, umwe wikoye ku giti cy'umusaraba, umwe wavuye mu mva yimazemo gatatu, wa wundi urwana urugamba kanitsinda. Nanjye nkatangira kwishima, ntareruya, areruya. Yesu umwami wanjye, cyampa nkaba ikibindi cyawe, ukanyeza ukantunganya, ukangira umugende wawe, ugeze amazi ku mitima isaye, nkahumuriza ababaye, maze nkayobora bose ingana nabo bakakwizera. Kera najyaga nshidikanya ariko ntacyo byamariye,
ndashaka kureba nkundira baka cyane mwami wanjye nkureba nkundira gira umugabuzi w'amahoro yawe maze umwuka wawe ufate wanjye nkundira nawe nk'uko wakunze umwuka muziranenge ngwino mazi amara inyota soko idakama izira ikizingura umuhozi duhora iruhande ngwino ususurutse imitima yacu vugurura imitima ikonje mwuka w'imbaraga shyira ububasha mu mitima yawe ngwino ishuri iryo twibwira uduhe ubugingo bushya tutagufite twabaho ngwino tumare inyota mugabye w'ubugingo manuka turagukeneye turakwiragije mwami mwiza ni wowe uduha kunesha kirisha umuriro wawe imyanda ubonye mwuka wera wo mu ijuru ngwino turakwinginze usange imitima ikwifuza ngwino twatse twakugurura icyo cyotero ngwino twibutse impongano tumenyesha ubwiru bw'uwo mwami tureke kwitotomba iyo tutazatatira icyo gihango umuriro tuvume w'ubwinyi mwiza ni wowe twahawe mwese umwami mwuka wera udukunda ni wowe mufashe dufasha kurinda agakiza twahawe ugurura imitima ikonje yakihinde twihindire mu ruhimbi duhimbe duhange tuzaseruka n'ishimwe ry'ingufu ari wowe wari intwari ongera inziga mu mvumba twuzuruze iyo mvumba uko umuvumba avumbura imizinga tuvumbike tutavumbitse ni wowe zingiro rya twese ngwino utumare inyota mwuga by'ubugingo ku mucyo wawe kuko ni wowe umurika hatabona turi itorero rimwe muri Kristo Yesu manuka dusimbuze neza inzangano uca intambara uca ingeso mbi muri twe duhembura amaso ahezeyo kuko amasega amaraho intama erega hadutse abatakwitayeho umva gusenga kwanjye mwami mwiza subiza intege mu bugingo turagusaba impano imwe gusa y'urukundo rwa Kristo urukundo ntirugira ishyari urukundo rugira neza kandi urukundo ntirwirarira nkundira nkuvuge muvunyi mwiza ngwino tweze twera imbuto zikwiriye abejejwe twejwe n'amaraso ya Kristo yemeye kweswa Yesu imihigo yaje mube ntibamumenya aho gushinjagirana isheja atambagirana ishavu n'agahinda aravumwa arakubitwa aratukwa yambika ikamba ry'amahwa ku mutwe yambika ikamba arapfa arahambwa amanuka agikuzimu satani akubita agatwenge ati yemwe niwikurayo ndarora yahamanukanye twaratsinda umurimbuzi atsinda icyaha n'igisa nacyo araturwanirira aratsinda niwe ntwari yacu ku rugamba yazamukanye iyo nsinzi none agandira buro kwa jambo aduha ku mucyo wera ari wo mwuka wera yanyumuje ibyo bikomere nanjye mfata ukuboko kwe ndamwiringira nkunda ubudasiba niyo nkomere niyo mucumuyeho ntabwo nzinuka ahubwo arambabarira nkundira nkuvuge mwuka wera naraguhawe ntiwampanye wankomeje mu nyantigihe bwanjye mu bushizi bw'amanga n'imbaraga zikwiriye umutima wanjye kandi mbahaje ngwino duhagarare mu mpanga tubashe guhangana n'uwo mubisha aho kuzina ahubwo azinukwa beza ngwino ukenura imitima yacu twoye gukererwa mu rugendo yatugize abaragwa turi abana b'iyera bene data dusangiye imitima y'abahanzi izabarindi bari imbere bahunda imigisha yayo ibabere umujyanama muri byose twese Imana iduhana umugisha tuganirize twumvisha ufite ibintu byinshi kandi bimeze neza binaryoshye watangiye iyo nganzo ufite imyaka ingahe? natangiye iyi nganzo maze kubyara kabiri niho natangiye inganzo nabanje gukorana n'ubuyobozi bwa leta tugakorana mbese dukorana nabanje guhera nkiri umukobwa kuko nakiraga imikino nkakinira abasore barunguye ibyo ndabikora ndangije maze gusezerana nabyo ndakomeza nza gukorana n'iyi leta y'ubumwe ivuga imivugo yo kunga abanyarwanda muri Gacaca noneho rero nageze mu mpunzi za Kirehe ngera ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande ngenda numva abantu muri Gacaca ibyo maze kubikora nari ntarakizwa ngo mbe umwadeperi maze kugera mu rusengero rero maze kwakira umwami n'umukiza niho natangiye kuvuga imivugo yo gushimira Imana kuko yari yamuriye ibitangaza akaba yarampamagaye kangira umwana wayo nanjye ndavuga nti reka nshime kandi nkaba mpora Imana nti ngewe ugihoza amashimwe mu kanwa kawe. Urakoze cyane tuganirize yo turabona ugeze mu zabukuru niki wamarira urubyiruko ruri hanze ahangaha kugira ngo nabo batozwe cyangwa se no bigishwe iyo nganzo yawe? icyo nababanira nuko baca bugufi bakegera Imana burya Imana niyitanga
Imana niyitanga kwisenze kandi ugasabura habwa. Niba ubwiye Imana uti mwami wanjye nkorera iki iragikora, nanjye narasenga nkabwira Imana nti ngewe mpa kukumenya nanjye nzakumenyesha abandi. Ubwo rero narasenze mbwira Imana nti Imana yanjye kuba nabanje nyine gukinira abo ngabo bisi mvuga imivugo, ariko nza kubwira Imana ntese ko mbwira bene data bakanezerwa bakanyirwa, we impamvu nta kuvugira byagenda bite. Nje kwicura mu masaha 9 numva izanye ijambo ryo gushima Imana, nyine ntangira kuvuga nti kubohorwa, ntangira kuvuga ntishimwa mwami we wabohoye u Rwanda. Ubwo natangiriye rero Imana intangirana nayo gutyo, inkomereza gutyo kugeza ubwo nkomeje nkabageza ahangaha mu zabukuru. Niyo mpamvu mbwira abana batoya nabo ngo nabo bajye mbese basenga Imana, basabe bazahabwa, kandi nibaca bugufi ntacyo bazabura imbere ya Data wa twese wo mu ijuru. Imana rero igumugisha, ariko turifuza ko iyo turebye urubyiruko ruri hanze ahangaha, dukurikije imyaka yawe ufite n'ukuntu uburuka ibintu ukayivuga ku murongo kandi ubivuga neza ubikurikirana, birasaba ko bafata igihe cyo kubyiga. Byagutwara igihe kingana iki kugira ngo ugire abantu byigisha nabo bazajye babasha kubivuga nk'uko nawe bivuga? Kuba mu Mana birashoboka, ntabwo byantwara igihe kirekire, ntabwo ari kirekire. Bahundiye bakanyegera, banyegereye nanjye nabagenda mbwira Imana nanjye impaye nkabasangizaho. Ntabwo ari igihe kirekire kuko ubushake nyine iyo umuntu afite ubushake byose birashoboka. Ni bangahe wagejejeho icyo cyifuzo cyangwa icyo gitekerezo baracyemera? Ni bangahe wigishije, cyangwa se ni bangahe banze kwiga kugira ngo nawo babashe kuzagusimbura mu minsi izaba iri imbere? Iki cyifuzo nakigejeje kuri benshi kandi nigishije benshi. Natangiye kuva natangira, nakubwiye ko nari mfite amatorero, nari mfite mbese nawo mu rusengero aho nasengeraga hose natanze ubwo butumwa, narabuhererekanyije. Hari n'ubundi nzagaruka nkavuga ahangaha nyine bwa Data wa twese uri mu ijuru, kubera ko mbese nabwiye benshi kandi humvishe benshi, nigishije benshi. Nabwiye Imana nti nkuko wangize umwana wawe, noneho ngira umugabuzi w'amahoro yawe, umwuka wawe ufata iwanjye nanjye nkunde nkuko wankunze, noneho ngira ngo mbohore benshi. Kandi nabwiye Imana ntuzangira umugende wawe ugeze amazi ku mitima isaraye, bose babimenye ko ari we mwami w'abami. Tugana ku musozo, reka twifurize abantu bakeneye ibihangano byawe. Turashaka utuganirize ku bantu bakenera ibihangano byawe. Ese babibona gute? Hari ibintu, hari social media ufite, cyangwa se ahantu wenda nka video runaka wakoze ku buryo umuntu yakenera ibihangano byawe yabikura? Nakoze kwisibye kugenda nyine ko bavuga ngo umuti w'amazinda n'ikaramu. Nagiye ngiye mbyandika ibyo ngize nkandika, kuko ibyinshi ngenda mbibona nka saa 9 z'ijoro. Iyo nsinziriye niyo nicuye, nicurana n'indirimbo, mbese ijuru riba ryangendereye. Noneho rero nkicurana nabyo, icyo nicuranye nacyo nkacyandika, nkakomeza gutyo. Ubashaka akabishaka kugira ngo mbimuhe, yaba mu nyandiko yaba muki, nabimuha kuko ndabifite. Ugira n'indirimbo uririmba cyangwa ni umuvugo gusa? Ni imivugo niyo nagize, usibye ko hari n'ibyo naragize nyine byo gukangurira abantu ko Yesu azaza. Yesu azaza nyine tugoye kumvuga mbakangurira, mbabwira yuko mbwira ko imirimo n'iby'isi byibasiye abana b'abantu. Mbwira Imana umunsi yaje ku gicu aje gutwara abantu be, uzireguza iki, uzavuga iki, bayobora inzira nyine yo kugira ngo tuyoboke Uwiteka kuko niwe mwungeri. Aha rero utezwe n'amatwi, cyangwa se urimo uraribwa n'abantu benshi batandukanye. Ntabwo ari aha wicaye, ahubwo ni isi yose izakubona. Abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Afurika, hirya no hino bazakurikirana izi mpanuro cyangwa se iyi mivugo yawe.
uzaguhamagara niki dore ko uzahamagarwa n'abantu batandukanye. Tugiye guha umwanya utange telefoni zawe kugira ngo uzaguhamagara uzamwitabe kandi ugire ikintu uzabasha kumugezaho. Tutaragira mu mwanya wo gutanga telefoni zawe, hari umuntu uvuga ati uyu mumama ndamukeneye kugira ngo byibuze anyigishirize abana imivugo. Birashoboka ko umuntu aguhamagaye wagenda mu rugo ugatoze abana be kuvuga imivugo ku buryo ubaseruka bakavuga ati natwe twigishijwe na mama wacu runaka. Uzaguhamagara akwifuje nke mu rugo uzamwitaba. Karibu rwose nzamwitaba kuko ampamagaye nuba kompoje akampamagara ngomba kujyayo kubera ko nicyo niyemeje ko kuvugira Imana ngewe niyemeje yuko nzabwira bose kuko ntanabwiye Imana yuko ntazaceceka kuvuga ubuntu bwayo n'imbabazi zayo kuko ntazaceceka kubera ko yangiriye ubuntu ikanyongerera iminsi yo kubaho. Ntabwo nzaceceka kuko nzavuga Imana kugeza igihe izampamagarira ikarangiza. Imana igumugisha rero ngababwira abaguteza amatwi telefoni zawe bagushakiraho. Telefone zanjye 078 49 46 42 5. Ongera uzisubiremo. 078 49 46 42 5 cyangwa 44 5. Imana igumugisha rero tugana ku musozo. Sengera abaguteza amatwi kugira ngo iyi mivugo cyangwa se ubutumwa bwiza ucishe mu muvugo bugire benshi buhindura gukiranuka nawe ku munsi w'imperuka. Imbere ngo abahindure benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka. Ngaho sengera abantu kugira ngo ibi bikozwe cyangwa se imivugo abantu bose bazabumva bazahindurwe n'ibi bintu Imana ishyize muri wowe. Imana y'umugisha. Tugana ku musozo. Sengera gutega amatwi. Ndabashimye ndagushimye data mwiza wo mwijuru. Ndagushimiye kuko ari wewe wemeye kuyonza ahangaha. Ndagushimiye kuko ari wewe wayoboye intambwe z'ibirenge byanjye abangeze ahangaha amahoro nkasanga n'abandi ari amahoro. Ndagushimiye kandi nkweretse n'abandi bose batarakomenya nyaguhora ku ngoma nabo ko wagaruza inkoni yawe y'inshyimbo bakaza tukegerana ahangaha tukavuga ineza yawe n'imbabazi zawe bakaza bakavuga urukundo n'impuhwe zawe. Nukuri nyaguhora ku ngoma uri Imana itamanuzwa, uri Imana y'amahanga yose, uri Imana ivuga bikaba bakora bigakomera, uri Imana nyamana, uri Imana kuko ni wowe ukwiye kuvugwa kandi wowe ukwiye gusingizwa. Dukomeresha inkomezi zawe rero mwamuri ahera. Nukuri dukomereze mu gituza cyawe nka wa mwigishwa wawe wahoraga mu gituza cyawe. Dushyire mu ihema ryawe nyaguhora ku ngoma. Bene data bose bakinyagirwa n'imvura n'izuba ho mu ishyamba ndagusabye ngo bagarure imbere yawe ubagaruze intsinzi yawe nyaguhora ku ngoma kubw'amaraso yawe wameneye ku musaraba kubw'amaraso yawe wemeye kwitanga kugira ngo twese tubone ubugingo. Data mwiza wo mu ijuru rero turakunezerewe kandi turaguhimbaje. Data mwiza wo mu ijuru rero tuzavuga ineza yawe kugeza igihe data uzazira ku isi uzaze kutujyana kugeza igihe. Nukuri turagusaba kandi tukwinginga ngo amatabaza yacu azajya ahore yaka kugeza igihe uzaza nyaguhora ku ngoma. Tutazaba nk'abakobwa b'abapfapfa. Icyo sabira bene data, icyo sabira abana batoya, icyo sabira abakuru abo bose bataramenya ineza yawe n'izina ryawe n'imbabazi zawe. Ndagusabye mwami aho bari hose ubagenderere ubagirire neza maze ubahamagare bazi imbere yawe. Kandi mwami nongeye kuvuga yuko ushaka kumenya ibyanjye akaba ashaka kuvuga ati nanjye ngiye kurikira umwami n'umukiza azaze anyegere nanjye mubwire uko Imana yamingiriye ubuntu, mubwire uko Imana yankoreye ibitangaza, mubwire uko Imana mbana nayo mumwe. Data mwiza wo mu ijuru urakoze kuba wemeye, urakoze kandi kuba ari wowe wemeye ko mbumbura uyu munwa wanjye mvuga izina ryawe. Urakoze kuba ari wowe wemeye ko mbumbura uyu munwa wanjye nkavuga nti abadata izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen.